ntabeshye mvugishije ukuri uvugisha ukuri iyi Rayon Sport ishobora kuba ubwo ariyo Rayon Sport ya nyuma yabayeho mu mateka amani umufana mukuru ntago impamvu mbivuze ni kwakiri kare Kembo kwakiri kare impamvu nge mbivuze ndi no kwivugira ibi ngibi ubu tutabeshyanye ubu nzongera kubona Rayon Sport imeze nka yindi yagiye mu matsinda hera muri defenseur yanjye reba aba defenseur nifitiye urebe Gardien ngo wavuye mu bakeba ngo bampaye ugisha ukuri namwe mu ndebera ibintu abari so muzamu uko murakoze cyane mwese tubaye ikaze mu rugo rw'imikino murakoze cyane wowe witwa wowe umureye witwa Kembo Gringo Kembo noneho umwaperi ni Olomide gikona nimero 1 Olomide noneho abatandukanyije nabatandukanyije Kembo na Olomide ari ikintu cya mbere nibaza Ruvuyanga baravukana ikindi cyo ngiye kujyaho muravukana benshi bava ko muvukana kuko imyaka myinshi mbazi muri kumwe hantu henshi pe muravukana bana na marasa amwe twose ibere rimwe muravukana umukuru ni ndese no mureyo no mwape cyamuri imanga nkuko no mu myaka amakipe atangana n'uruca abana niwe mukuru umureyo niwe mukuru n'ubyumva se hanyuma rero byaje gute ngiye nabwiraga dira ariko namenye kuri TikTok ariko mu by'ukuri niho nabamenyeye abo bajene nyine cyane Kembo niwe njya mbona cyane niwe usa nk'umuntu udukurikira azandani aziryamyeho afite radio gutya akumva nyine amakuru mabi tuvuze nko kuri Rayon Sport ukabona arakaye agakora reaction mu gihe Olomide we buri gihe azamushotora amwendereza nyine amwishima hejuru nk'umuntu nyine uri mu maje urimo kumuhata gatuza muri no minsi cyane buri gihe ubona yuko Olomide abangamira Kembo mu bijyanye na rezilita n'uburyo amakipe yabahagaze kubera iki TikTok kuko ntazi n'imbuga mukoresha cyane nka TikTok oya nazo zirahari tuba kuri Instagram na TikTok na YouTube ahubwo nyine ikintu kiriho cyo ariko ngo urimo uravuga gahoro nk'umuntu umureyo se umureyo agomba kuba bugira hejuru okay naribi aho ngaho reka ubu ngubu nageze mu mafuta rero aho uri muri plan witereke wumve yuko utakiri kuri ya mihanda ubu igihugu cyose kirakuma ariko tubanze duheraho ngaho bari kunyumva igihugu cyose kiri kunyumva ahangaha hano papa wacu mukuru his excellence ajya avugira twese tukamwumva ubu ndahicaye birakomeye okay itereke rero ubu nditeretse rero abareyo babe hafi ubu ndaje mbabwire na kari murore nako batari bazi okay impamvu rero twe twagiye gukoresha za TikTok ndakeka ko urwo rubuga rwe rugezeho nyine rumwe rwa trending cyane kurusha izindi muri no minsi ubwo rero n'ubundi n'izindi twakoreragaho na za Instagram wenda YouTube twaje nyuma ariko TikTok nyine isa nkaho ariyo dupromotinze cyane kugira ngo tumenyekane cyangwa mutumenye mu gihe gitoya that's why rero uvuga ati nakubonye kuri TikTok ariko n'izindi twazikoreragaho tu cyane hanyuma gufana Rayon Sport muvukana undi agafana APR hari abantu bashobora bagira ngo wenda ngo muryoshye imbuga ariko se nibyo koko nyine mwisanze umwe afana ikipe imwe n'undi afana ikipe indi kandi muvukana n'undi agafana polisi uwa gatatu haga patron no muravukana famille yabo uko ari batatu nta n'umwe uje ikipe n'undi we muzamutumire muravukana se patron turavukana ni mukuru wanyu afana polisi undi ni umwefyara undi ni umureye ni famille Rwanda Premier League kuntu biteye twebwe mu rugo bajya bavanga barya ngindi byara mweru na muhimba twebwe buriya mu rugo iwacu abenshi turabare abenshi muri mu rugo nyine turabare Olomide se arabyemera ibyo simbyemera ari kubitora ubwo abandi ababyeyi batandukanye nasobanura arabizi nje njya nko gufana Rayon Sport urugero ngiye byaturitse kuri mama ni umukunzi agadasohoka wa Rayon Sport ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose yagiteka ku bwari urumva ngewe rero kwa kundi ugenda umubyeyi reaction yiwe nka kuri aba ngo badutsinze ngo ibintu byadogereye byagize iki ukabona umubyeyi nyine ntago bimeze neza uko biri kose ubwo rero ngiye nakunze Rayon Sport kubera mama dinjiramo nyine gutyo papa faniyese yagomba kuba ari igikona kabakeshi oya biki papa yacu wambaye ubundi no kuvuga ngo nakarakara de umuhungu aba afite ku mutuku bura na ku musaza kari rwose ebana buriya nka cyagiye
tujya gukina na Rutsiro kuvuga ngo iyo tugiye gukina na Rutsiro umuhungu abasigaye Kigali ari kumviza avuga ati nyamukandagira niba arayirasa ngo nishime ubwo rero nawe akijya kuri Marine agiye gukina nayo nanjye ugomba nagasigara nyaramuka niko kukuba umuntu hariya hanyuma rero Kembo kanywa amakuru ya Rayon Sport nizere ko ari meza ariko atari yaya n'isanzwe mu mutegera indobo arayo menyereye kugira ngo tutaza kuyagarukaho twabasezereye tunayavugire rimwe tubwire niba ari meza icyambere urabizi yuko mwajya akora reaction abareye bamaze gutandukana n'umutoza Famille Rote urabizi reka ntanga amashyi ayo makuru yashyigikiye ayo ngo yashyigikiye Rayon Sport imaze kubitangaza ku mbuga zayo ko batandukanye na Famille Rote ndetse na wa mwungiriza we Azuzi Rote bamaze gutandukana ubwo musenga Imana nawe ntiyongere kuri Robert Nyunga barege nabyo biravugwa bari batandukanye mu mahoro yishyuwe neza ye yose icyo ni kimwe ikindi amakuru nkesha cy'amakuru igihe ndabona bandika bavuga ko Muvunyi Paul yatumije inteko rusange ya Rayon Sport ikubagaho ayo n'andi makuru nayo abyutse avugwa ku mihanda inteko rusange ya Rayon Sport ubwo izigiye kwigirwamo byinshi cyane bijyanye n'imiyoborere n'amategeko ahora agarukwaho no kurebera hamwe nyine ibibazo biri muri Rayon Sport uko byakemuka ngayo ayo nanifite yo muri Rayon Sport ariko nakubaza ngo wowe nk'umureyo Rayon Sport ubona uyu mwaka izarusyaho ntabeshye mvugishije ukuri iyi Rayon Sport ishobora kuba ubwo ariyo Rayon Sport ya nyuma yabayeho mu mateka umufana mukuru ntago impamvu mbivuze ni kwakiri kare Kembo kwakiri kare impamvu nge mbivuze ndi no kwivugira ibi ngibi ubu tutabeshyanye ubu nzongera kubona Rayon Sport imeze nka yindi yagiye mu matsinda hera muri defenseur reba aba defenseur nifitiye urebe Garidiye ngo wavuye mu bakeba ngo bampaye ugisha ukuri namwe mu ndebera ibintu abarimo so umuzamu ukomeye wahehe ntimwabonye igitego yadutsindishije muri Tanzania uzi ko ufite umuzamu uruta wape reka tubiganireho ubushingira ku cyo uvuga gutyo rero none se kamaze nkubaza baguhaye Pierre n'umuzamu ufite watoranya kuko ibya Pierre ibyo nabimenya urumva byarutwa kuko uriya we namaze kubona urwego rwiwe kuva ibyo yadukoreye kuko impamvu ngiye mbivuze waravuze ngo shingira yuko uriya muzamu yicaje Pierre nubwo yaje kujya muri meforume Pierre akongera agakapa kuki bamwirukanye nimba yicaje Pierre rero sasa nicyo ni ikibazo kuko ari wowe wirukanwe kandi ari wowe uzi gufata kurusha Pierre none hano nita mbonera ko nyine Paveri ariko buriya tutabeshya ubundi tuvugisha ukuri n'abakeba ndakeka barimo baranyuma ubundi uriya twabwirwa n'iki ko atari intumwa y'abakeba tangiye bya bintu byabaye oya bajya bavuga ngo ubundi ngo uwucunga umukeba ngo nakubita urugo hisi ko bivuga ngo amuhozaho ijisho umbwira gute ko umugaride wirukanywe n'umukeba birukanye mu ikipe y'umukeba ahita aza kugufatira wowe kugufasha we yirukanywe already bajya gushaka bisumbuye kuri we ibyo ni ibintu bisanzwe Kembo none se abakinnyi bavuye muri APR baza muri Sport si benshi sibye Gardien tubasubiremo batubye yavuye he wagize umumaro mukunzi Yannick yavuye he utanga Yannick yavuye he ariko ngiye nemera wagize umumaro cyangwa umusaruro wa fresh ngiye mbara right now nubwo nabandi bagiye bafasha uremera ko rutanga Eric ari wo waje agapeza kabisa umuntu mwemera waje kabisa ariko ikibazo nyine bareyo ntimuze kugishakira ku muzamu mugishakira ku ikipe yanyu idakomeye nabyenda ko nanjye navuze mbivuga Rayon Sport n'ubundi yewe ngibyaye ikibazo irakirigatira bibe byiza bibe bibi ni ibyo kandi nta ikintu cyabidukuraho ariko nta cyizere ufite muri uyu mwaka sugira ngo usibye n'ukuntu mwananaramye muri benshi n'abakenisi wese tutabeshya ubundi ubona Rayon Sport nawe tuvugisha ukuri umunyamakuru ureba umupira dushyira ahantu hasi ibintu bya fanatism wowe ira Rayon Sport urayibona muri uno mwaka urayibona izafungira nko kuwakangana none se kimwe mu bisubizo reka uramida gusubiza uramide
ikipe murahanganye muzo muhanganye iyi ngiyi irimo Murera bayasingiye no kubeshya ngo ngiye no kuzana ibintu bya hena iyi rwose Rayon Sport y'uno mwaka ntabwo cyitwa n'umukeba ubundi ugeze kuri Murera ni ukuberereka nta kintu kibereye niba utambaza niba ufunga wayiteye bitatu nirukanka ku mwuka none ugiye no gufana nayo nabyore ndavuga nireka nicare mbigisha umupira kandi bakunda bagera noneho abareyo bazi gutangaza pe hari mwene wabo bahurijeho ikintu bita gutangaza abafana bagashyuha ati tugiye kureba ikipe itera umupira buri match kuri buri match ariko bakiyitera bataho abare sindongera kumva niba ari yatangaza ababizi mumbwire ariko Ruvuyanga mwitonde mwumva ngiye kambabwiza ukuri mu makipe arusha mu gihugu cy'u Rwanda sinjya nemera ko APR ibamo ndaguhereza fact zanjye kandi gutsinda mwumva nyine nguhereze fact zanjye ahantu nkuri APR ntago indusha umupira indusha ubuyobozi bwiza kandi umuntu yakurusha imiyoborere buriya abagufite mumbwire ndabibereka iyi Rayon ubona iramutse ifite imiyoborere yatsinda igororotse umva kuntu ibintu bimeze kugira ngo mubyemere kereka baramutse bafashe ubu buyobozi bwa Rayon Sport bakabuhereza APR bagafata urumva n'abakinnyi kugira ngo bikumvishe niba kereka bafata bagacurika bagafata ubuyobozi bwa Rayon Sport bakabuhereza APR none bagafata ubuyobozi bwa APR bakabuhereza Rayon Sport ibyahabwaga Rayon Sport bakabihereza APR ibyahabwaga APR bakabihereza Rayon Sport ndabirahiriye kuri radio y'igihugu mwazarinda mu marasezo 20 sinzi ko mwanatera mu ipoto ryacu ntabwo mwabiteramo mushingiye none se ubu ngubu koko tureba imipira y'Iburayi reka nkubwire hari umwaka n'umwe Manchester United itajya ijya ku isoko niyirirwa yirukanga inyuma ya Premier League yose bari Ferguson azagaruka itoza ijya gutaruka turi kujya kure oya najya ngwereza urugero kumwumvisha ibyo bintu ntibyumvikana bivuze ngo rero ikinye nshaka kumvisha twe turamutse wa mugani duhabwa nk'ibyo ntabwo ari ubuyobozi dufite ubuyobozi ubuze nka Jean Fidele nka Jean Fidele kamite nkomeze duhabwa nk'ibyo abandi bahabwa tukagira n'ubuyobozi bwiza bugororotse zino kipe zindi ntoya zo zaranatese ese ngewe nkwibarije ikibazo cy'amatsiko mu gihe rero udafite ubwo buyobozi kubera kuri kubwifuza kandi ntibyanakunda shakira ahandi sibyo wakemeye icyaha ukabona ko utazigera ushimaho kubwo buyobozi utazigera ububona nabo bakinnyi n'uwo mushahara n'uduki twose ahubwo ntiyabona ubwe bwiza byashoboka iyo miyoborere ntiyagenda neza utayobowe n'ubuyobozi bwa APR ntabwo mwayinoza ntabwo twayinoza ubwo uzi ukuntu bimeze ubundi barya bavuga ngo nta bihanga bingahe mu nkono imwe